Hello, ladies and gentlemen, inshuti bakunzi ba World TV. This is number 1 TV iguha amakuru meza kandi aryoshye, kandi amakuru ashobora gutuma ukumenya hirya na hino uko byifashe, yaba muri showbiz, muri politike, muri sport, muri economy ndetse n'ibindi bisata byose bigiye bitandukanye. N'ahandi ushobora kuba amakuru yizewe, ushobora kuba wabona amakuru yizewe usibye kuri World TV. Niyo mpamvu mbanza kukubwira ngo banza ukore subscribe, nyuma ukora subscribe ukore like, nyuma like ukore share, nyuma ukora share ubisangiza inshuti n'abavandimwe. Ushobora kandi kuza kuduha igitekerezo cyawe ukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero uri kubona hasi aho ngaho, cyangwa se ukabitwandikira muri comment uduha igitekerezo cyawe uko wagiteguye. Nitwa Emmanuel Macdami, ninjye ubaha amakuru menshi agiye atandukanye hano kuri World TV ya showbiz ndetse n'andi makuru yo mu bice bigiye bitandukanye. That's what's up rero. Ariko manzi nsubiza abanywanyi bacu badukurikiye bere mu ntara y'Amajyepfo, ndi kuvuga no mu Rwanda, badukurikiye bere Kigali, badukurikiye bere mu ntara y'Amajyaruguru, badukurikiye bibere uburasirazuba n'uburengera bwaryo. Mwese reka mumeze mbasuhuze. Diaspora nyarwanda hose muri hose ku isi hose turabasuhuje, ari mu bihugu bya Canada, US, Europe, mugabane wa Asia ndetse no kuri Australia. Mwese ndabasuhuje. East Africa yose, Africa yose izakomeza fresh sana, mukomeje gukurikira World TV. Turakunda cyane, mujye mukomeza mutube hafi nkuko natwe nyine tubaha makuru yizewe kandi amakuru ya buri munsi. Showbiz rero ho haba hari amakuru menshi kandi agiye ashyushye, dore ko weekend nyine banageze n'iki ku mugani w'abasore b'i Kigali, ati ibintu byatangiye kugenda biryoha, nyine ibintu byatangiye kugenda bizamo umuriro, n'impamvu mugomba kuba natwe umunsi ku munsi. Amakuru hari rero n'amakuru ari kuvugwa ku muhanzi kazi. Ubundi buri umuntu wese ukora udushya aba ari umuhanzi, kuko ubuhanzi it's a creativity cyangwa se ni ikintu kijyanye na creation. Urumva rero niyo mpamvu umuntu wese ukora utuntu tw'udushya, umuntu utuma abantu bamukurikira, umuntu utuma abantu bahora bamenya ngo noneho kuri kanaka bimeze bite, buryo umuntu aba ari umuhanzi, aba yahanze udushya. Muri twa Shadbo, mwese muramuzi ku mbuga nkoranyambaga, muramuzi nk'umunyamideli cyangwa se nk'umwe mu bantu bafite uburanga bukunda gukurura igitsina gabo ndetse n'abasore muri rusange. Si ukuvuga rero igitsina gabo, dore ko namwe mu gitsina gore cyangwa se abakobwa muri rusange n'abagore bakunda kumukurikira bitewe n'ubumenyi bwinshi bashaka kugira ngo bamukureho. Ubundi rero uyu mukobwa yaje kumenyekana cyane cyane mu bijyanye no gushyushya imbuga nkoranyambaga, aho yajyaga avuga ko ari umunyamideli, ariko ibyo umunyamideli byaje kuvaho, ahubwo aza kujya mu bintu bijyanye na business, aho yaje gukora business ya restaurant ndetse no kugenda bamamariza amakapani agiye atandukanye. Ubundi rero byinshi bigenda byinjiriza uno mugore, cyangwa se bimwe mu bituma uyu mugore abasha kugira akayabo k'amafaranga menshi cyane kuri konti ze, nuko mu by'ukuri akunda kuba ari kumwe n'abagabo bagiye batandukanye mu bice bitandukanye ku isi hose. Icyacyo kigaragara nuko uyu mukobwa mu by'ukuri ngo yinjiza iyo yasohotse hanze y'igihugu, iyo yasohotse mu club, iyo yagiye mu ngendo zigiye zitandukanye, ngo nibwo abasha gukorera akayabo k'amafaranga menshi cyane agiye atandukanye. Ibi ni byashyizwe hanze na bamwe mu hafi ubuzima bw'ubundi, dore ko amabanga menshi yamenywe bitewe n'ikibazo kiri hagati ye n'undi musore muri buze kumenya mu kanya gato. Bivugwa ko uwo musore yagize gutya akamena amabanga ye hanze yose, kuko ari umwe mu bantu bamubaga hafi. Dasosabu Shadbo cyangwa se umwite Mbabazi Sharia, ni umama w'abana babiri b'abakobwa, nabo muraza kubabona muri no video, muraza kubona abakobwa be, muraza kubona abana be beza cyane. Ubusanzwe uyu mukobwa ntabwo yajyaga avugwaho ubuhemu, reka twinjire mu kibazo nyacyo. Ntabwo uyu mukobwa yajyaga avugwaho ubuhemu, cyangwa se ntabwo yajyaga avugwaho ibintu bijyanye n'ubwambuzi no guhemukira abandi. Byajyaga bivugwa ko, cyangwa se byari bizwi ko ubundi Shadbo we yimenyera ibye, ubundi akikorera ibye mu ibanga, cyangwa se nubwo byajya ukarubanda, ariko nereke sosiyete ko byamubabasha, cyangwa se nereka abantu ko byamugizeho ikibazo, ahubwo nyine agakomeza akabereka ko ari ibintu bisanzwe kuri we. Nibyo bajyaga bamuvugaho, ariko ubundi ntabwo yarigeze avugwaho
ibintu bijyanye n'ubuhemu cyangwa se no guhemukira abandi, kuko ku iyo ngingo yo abantu bavuga ko ari namakimwa cyangwa se bavugaga ko ari inyangamugayo rwose, ari umuziranenge. Ariko ku uyu munsi nibwo haje gukomeza kugenda humvikana ikibazo cy'umwe mu basore batuye mu gace ka Nyamirambo, bahoze bamurinda cyangwa se bahoze ari bodyguard w'uno mukobwa Shaddy Boo. Uyu musore ni umusore kabisa ubona ko ari umusore wateruye, umusore ubona ko afite ibiro byinshi cyane, umusore ubona ko yagiye muri gym. Rero uyu musore ikintu yapfanaga na Shaddy Boo nuko yari umurinzi we, yabaye umurinzi we mu gihe kingana n'amezi ageze kuri 2 yose. Ibiro byabaye mu mwaka yawe mu mpera z'umbi 2018 bishya muri 2019. Ubwo rero ubwo batangirana akazi by'ukuri Shaddy Boo yaramwishimiye kandi ubona ko ari umwe mu bantu bazi kumucungira umutekano, bazi no kumukaruma, bityo bakomeza kugenda bagirana umubano mwiza rwose ubona ko nta kibazo. Ariko mu guhera muri 2019 ahagana mu kwezi gushyira kwa 8 gutyo, mu mezi ya nyuma hera y'umwaka wa 2019 nibwo haje kuba ikibazo gikomeye cyane, ubwo Shaddy Boo yangaga kugenda yishyura uyu musore. Mu by'ukuri mu kiganiro uyu musore yajyanye n'imwe mu mateleviziyo kuri online yavuze ko Shaddy Boo yamuhemukiye cyane, aho rwose yanatakambye agira ati rwose Shaddy Boo, niba uri umuntu ugira umutima mwiza, niba uri umuntu ugira umutima ukomeye, niba uri umuntu ugira umutima ukunda, ngirira impuhwe rwose mubyeyi, nyishyura amafaranga yanjye. Mu by'ukuri rero aya mafaranga Shaddy Boo arimo uyu musore wamurindaga amafaranga ageze mu 215, aho bivugwa ko ubundi yamuhembaga amafaranga 130 buri kwezi. Ariko mu by'ukuri ubwo byageraga mu ntangiriro gutyo z'umwaka wa 2019 yatangira kugenda amwishyura nabi, nubwo yatangiye kugenda amwishyura nabi, aho yamuhaga ubuce akamuha 20 ati ngaho dore dusoje akazi taha, akamukubita 10,000 ati ngaho taha, akamukubita 5,000 ati ngaho fata mu dutahe. Mu by'ukuri atangira kugenda amwishyura nabi, ibintu byigeze bishimisha uyu musore, bityo bikaza kurangira batandukanye, bikaza kurangira akazi gahagaze, bityo Shaddy Boo ahera ko aramwambura. Rero nk'uko byatangajwe n'uyu musore yavuze ko ubundi yamuhembaga amafaranga 130, bivuga ko akazi k'uyu mukobwa kari kanagoye cyane, kuko ngo azwiho ingeso zo gukurura n'abagabo cyane kandi zo gukundwa n'abasore ndetse n'abagabo, akaba kandi azwiho n'ingeso zo gusinda bikabije. Iyo mu by'ukuri ngo yabaga yamaze gusinda byaramugoraga cyane kumukontorora, cyangwa se byamuberaga akazi gakomeye cyane kumukontorora, kuko nyine yabaga amaze gusinda byaragoranaga cyane, yaragoranaga uwo wasangaga ari kumwe n'abasore benshi cyane, cyangwa se ari kumwe n'abagabo benshi cyane bari no kumurwanira, bityo uyu musore bikamugora gukora akazi ke ko kumucungira umutekano. Amagambo yatangarije imwe muri televiziyo kuri online yagize ati iyo mu by'ukuri byangoraga cyane, ukuntu akazi ke kari gakaze kandi kari kagoye cyane, ariko bikanambabaza cyane kubona yaranyambuye, n'ukuntu rwose akazi ke kangoraga cyane kandushyaga cyane, noneho akagerekaho no kunyambura. Yagize ati mu by'ukuri nk'iyo twabaga twasohokanye yagiye mu night club, cyangwa se yasohokeye mu tubyiniro, cyangwa se yasohokeye ahantu bakajya hatandukanye. Yatanze urugero nk'ahazwi nko muri bare yo kwa Jile hano i Remera, ati nigeze guhura n'akazi gakomeye cyane, ubwo kumukontorora byari bikomeye, abasore bari kumurwanya, bityo mbona rwose ko kumukontorora bigoye cyane. Ariko mu by'ukuri yakomeje kugaragaza akababaro gakomeye, avuga ati niko cyadashaka kunyishyura kandi azi ukuntu twabanye neza, azi ukuntu amukoreraga akazi ke keza, azi ukuntu najyaga murwanirira abasore bari kumurwanira, ngarwana n'abo basore, bityo kugira ngo mabuja wanjye agire umutekano. Yagize ati mu by'ukuri nk'iyo nabaga muherekeje ndangije akazi kanjye mugejeje aho ngomba kumugeza, urumva nyine aho agomba kumugeza ni ahantu hagiye hatandukanye, ntabwo ari ahantu hamwe yabaga agomba kumugeza, ubwo yabaga agomba kumudepoza ahantu runaka. Ati byabaga ngombwa ko ngomba kwita mfata akamoto nkitahira, nibwo yagiraga gutya akavuga ati akira mu 10,000 itaha, cyangwa se akira mu 20,000 fata moto utahe, bityo agahera ko
atangira kugenda mwishyura nabi mu buryo batari barapanze. Yagize ati mu by'ukuri Shadibu ni umwe mu bantu bagoye cyane kubera ko batunzwe no gusohoka kandi batunzwe no guhura n'igitsina gabo cyangwa se batunzwe no guhura n'igitsina gabo inshuro nyinshi, bityo byarangoraga cyane ugasanga gukora akazi nari nshinzwe karangwa ariko ngomba kugakora. Ati nkagakora. Umusore kandi yavuze ko mu by'ukuri batandukanye ubwo Covid yari itangiye muri 2020 agana mu kwezi kwa gatatu, ubwo Covid yari itangiye kuza no mu Rwanda nibwo akazi kahise gahagarara kuko urumva ntiyarakibasha gusohoka, ntiyarakibasha kujya mu bitaramo bigiye bitandukanye, ntiyarakibasha kubona ibiraka nyine kugira ngo babashe kuba nawe yabona ibiraka byo kurinda nyirabuja ariwe Shadibu. Rero mu kwezi kwa gatatu nibwo ibiraka byose bihagarara, bityo birangira nyine batongeye gukora. Nanone akaba yaramwambuye kuva muri 2019 akaba mu mafaranga y'akayabo kanganira 215. Mbara amafaranga atari menshi cyane ariko n'amafaranga menshi ku muntu yakeneye. No byongeyeho mwa bino bihe turimo bya Covid, mwa bino bihe turimo bya lockdown, mwa bino bihe turimo byo kuguma mu rugo, mbara amafaranga menshi cyane yakugirira akamaro kenshi kandi gakomeye, especially no mu buzima tubamo hano i Kigali. Ubuzima bugoye cyane, urumva nyine ku muntu ufite 215 byamugira umumaro ukomeye cyane kandi byamufasha mu by'ukuri. Kandi ikindi kandi n'amafaranga barakoreye of course, mpamvu bagomba kuyamara. That's what's up. Rero ngibyo uri kuvuga kuri Shadibu, kuri wa munyamideli kazi, kuri wa mukobwa mwakunze nyine ari kuvugwaho ingeso z'ubuhemu cyangwa se ibikorwa by'ubugwari byo kwambura uwamukoreye akazi ke neza. Dasosa Blazing. Rero iyi ni World TV, niyo televiziyo ya mbere guha amakuru online. Banza ukore subscribe, ukore share kugira ngo ibintu bigere ku bantu benshi, ubundi uri comment tubwira ati turifuza niba abantu benshi bagiye batubwira ko bifuza ko twongera amakuru ya sport, twongera ibijyanye n'ibyegeranyo. Nizeye ko mwamaze kubibona, twabazaniye ibyegeranyo rwose mu gisigaye mubibona. Twabazana amakuru ya sport, twabazaniye amakuru y'ikinyarwanda mu bijyanye na politike ndetse no muri English ndetse na Kiswahili, byose turabifitiye. Twabazana amakuru ya economy, y'ubukungu, twabazana amakuru muri education, byose babihari. Ikindi kandi twafite na program yitwa ngo tw'ikinyarwanda, aho tuba turi kumwe namwe mu diaspora hirya no hino ku isi badufasha kugenda bigisha abanyamahanga ururimi rw'ikinyarwanda. Byose nandi wabisanga usibye hano kuri World TV. Kwa subscribe ubika notification kugira ngo makuru ajya kugira ari wo wa mbere. Sibyo kusa kandi ukore like, ubone nyine tukomeze tukibanira uburyohe mu bundi. Nitwa Emmanuel Macdami. Ciao ciao. World TV on touch on top. Bana natwe ibihe byose turakunda cyane. Bye bye.